inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru uri bwumve nawe ukajenga amarira, ni inkuru ibabaje cyane. Nahagana saa 12:11 mu mugoroba ahabereye impanuka ikomeye cyane y'imodoka eshatu, ikaba yahise ihitana ubuzima bw'umuntu umwe naho abandi bane bahita bakomereka mu buryo bukomeye cyane, ku buryo bikekwa ko batari buze no kurokoka. Ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyakiriba, aho amakuru avuga ko habereye impanuka y'imodoka eshatu zaje kugongana, umushoferi agahita yitaba Imana. Amakuru aturuka aho byabereye avuga ko ari ikamyo ya Skol yari igiye i Rubavu yagonganye bikomeye na fuso ya sosiyete ya Beni yari ipakiye amatafari, ndetse n'indi modoka ntoya yari muri uwo muhanda. Uko kugongana kwabaye gukomeye cyane ku buryo fuso yahise yangirika bikabije, umushoferi wari uyirimo agahita yitaba Imana, mu gihe abandi bari batwaye iyo kamyo babiri nabo bahise bakomereka bikomeye, n'abandi babiri bari muri ako kamodoka gatoya kari gatwaye abagenzi bisanzwe gahita kangirika bikomeye, nabo bahita bakomereka bikomeye. Muri iyo mpanuka abo bantu bane bakomeretse muri iyi mpanuka bahise bajyanwa kwa muganga byihuse ku bitaro biri hafi kugira ngo bitabweho. Kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana neza uko ubuzima bwabo buhagaze, ariko ababonye impanuka bavuga ko bamwe muri bo bakomeretse bikomeye cyane. Abaturage bari hafi y'aho byabereye batangaje ko bumvise urusaku rwinshi rw'izo modoka zigonganye, bamwe bahita batabara mbere y'uko inzego z'umutekano n'abatabazi bahagera, igihe polisi yari itarahagera kugira ngo byibuze babashe gutanga ubufasha bwihuse. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umuhanda yahise yagera byihuse igenzura uko iyi mpanuka yabaye ndetse inareba uko byifashe, itangira ubutabazi ndetse n'iperereza ku cyateye iyi mpanuka. Nubwo icyateye iyi mpanuka kitaratangazwa ku mugaragaro, harakekwa ko umuvuduko ukabije cyangwa uburangare bw'umushoferi bishobora kuba byagize uruhare runini mu gutera iyi mpanuka ndetse n'irisanganya muri iri sangano ry'imihanda. Ababonye iyi mpanuka bavuga ko batunguwe cyane no kubona imodoka eshatu zigongana mu buryo butunguranye, ubwo iyi modoka yari ipakiye inzoga za Skol yaje kugongana n'iyi kamyo yari ipakiye amatafari, nyuma bikarangira n'aka kamodoka gato kaje kagahita kabigonga mu buryo bukomeye. Abaturage bagize ihungabana cyane kubera ibyo babonye. Kuri ubu ngubu uyu mushoferi yahise yitaba Imana, mu gihe aba bandi bane bari mu bitaro kugira ngo bitabweho. Nubwo bakomeretse bikomeye, ndabifuriza gukira, kandi niyo witabye Imana ndamwifuriza iruhuko ridashira. Polisi y'u Rwanda yakomeje kwibutsa abatwara ibinyabiziga ndetse n'abakoresha umuhanda muri rusange gukomeza kwitondera amategeko y'umuhanda kugira ngo impanuka nk'izi ngizi zicike. Isaba abantu bari bo bose gukomeza kugenzura ko buri wese arimo kubahiriza umutekano uri mu muhanda, bityo impanuka zizacika burundu. Buri mushoferi agomba kwita ku mategeko y'umuhanda nk'uko bikwiriye, naho abagenzi nabo bakita ku mategeko y'umuhanda bagenda ahabugenewe. Impanuka nk'izi ngizi zikomeje kugenda ziboneka mu gihugu cy'u Rwanda, aho buri munsi tugenda tubona impanuka zabaye. Abamaze guhitanwa n'izi mpanuka bamaze kuba benshi, ndetse n'inkomere zikomeje kuba nyinshi mu bitaro bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Njye wumvaga ni Damu, iyi ni M23 News mu karere ka Rubavu.